mu rwego rwo kwihutisha iterambere ry'icyerekezo u Rwanda rwihaye hasubizwa ibibazo by'umuturage nta cyiciro kandi gisigaye inyuma, nicyo cyatumye hashyirwaho gahunda yo kwifashisha uburyo bwo gukorera ku mihigo, ikaba ari gahunda yatangiye mu mwaka wa 2006. Ubu buryo bwo gukorera ku mihigo bujyana no kwiha intego y'ibizakorwa hagendewe ku byifuzo by'umuturage, kandi hakarebwa n'imiterere y'aho imihigo izashyirirwa mu bikorwa. Mu ishyirwa mu bikorwa hakaba hagenderwa ku nkingi enye za guverinoma arizo ubukungu, imibereho myiza, imiyoborere ndetse n'ubutabera. Mu mihigo y'akarere ka Nyanza mu mwaka wa 2012-2013 bigaragara ko akarere ka Nyanza kagiye kibanda mu bikorwa byibanda cyane ku bikorwa remezo. Murenzi Abdara, umuyobozi w'akarere ka Nyanza, avuga ko mu mwaka wa 2012-2013 bagiye bongera ingufu mu bikorwa remezo. Murakoze yango iyi mihigo imaze kuba umuco mu nzego z'ibanze. Uyu ni umwaka kuva muri 2006 inzego z'ibanze duhiga ndetse tukanesa imihigo. Uko umwaka rero ugenda ushira hagenda hazamo igishya, hagenda hazamo ibyiza. Imihigo rero uyu mwaka twe mu karere ka Nyanza twashyize imbaraga mu bikorwa remezo, ahanini mu gukora imihigo ifatika ku buryo ubona ari imihigo koko izana impinduka mu mibereho y'abaturage. Twari dufite imihigo 52, imihigo 29 mu bukungu, imihigo 14 mu mibereho myiza n'imihigo 9 mu miyoborere myiza. Umuntu yavuga imwe mu mihigo minini twagize muri uyu mwaka. Mu bukungu umuntu yavuga iterambere ry'ubuhinzi, kuzuza ubutaka. Twahize gutera imyumbati, guhinga imyumbati ku buso bwa hegitari 8,000, ariko dukurikije ubutaka dufite ndetse no ku isoko ibikenewe dusanga tugomba kurenza tukagera hejuru y'ibihumbi 10. Twabashije kuzamuka hejuru y'ibihumbi 10 turengaho tugera hafi 130%. Umuceri, ibigori, ikawa, umwaka twateye ikawa hegitari 260. Mu buhinzi kandi icyo twishimira nuko umusaruro wiyongereye bitewe no gukoresha inyongeramusaruro, bikaba ari ikintu ubona gishimisha abaturage bagenda bamenyera. Ntawabura kuvuga kandi ibikorwa remezo. Ngira ngo handi tumenyereye yuko imihanda yubakwa n'ingengo y'imari ya ministeri. Twebwe twakoreshe miliyari hafi 1,300 mu kwikorera imihanda ya kaburimbo hano mu mujyi wa Nyanza, tugamije guteza imbere umujyi, tugamije guteza imbere imigendere n'imihahirane. Ni igikorwa gikomeye cyane twumva kandi cyaduha imbaraga yuko tuzakomeza muri uyu mwaka tugiye kujyamo, tukaba tuzakora izindi kilometero 3.9. Ubu twari twakoze 2.5. Twakomeje gukora imihanda yo mu cyaro dukoresheje VUP, TG n'ahandi. Mu bikorwa remezo kandi ntawabura kuvuga uburyo twateje imbere kugira umuriro ku baturage. Ingo hafi 4,000 zabonye umuriro w'amashanyarazi. Turacana umuriro w'amashanyarazi nyine turabasha kubona ibintu bikonje byo kunywa, ubundi ntabyo twabonaga n'ibindi bitandukanye. Ni ukuvuga iyi saha twakingiragaho nijoro ntabwo ari dukinga. Ikintu cyahindutseho nuko icyo umuntu yakomba kujya gushaka mu Ruhango cyangwa na za Gitarama umuntu asigaye akibona ina. Ubona nk'iri dirishya nimba wajya kurigura mu Ruhango urarigura kuri serekeri nta kibazo. Amazi meza hafi abaturage 15,000 bahawe amazi meza n'ibindi bitandukanye. Twasangaga abantu benshi baturusha n'intege twajya kuvamo bakadukubita, ariko kuva amazi ageze hafi yacu ni byiza. Bakohereza abana bakabakubitira ku migezi, ariko ubu ngubu amazi yaratwegereye nta kibazo tugifite cy'amazi. Umushinga barawemera banguriza 80,000. 80,000 rero naraje ndabikoresha, amaze kubikoresha mbikoramo umushinga wo gupima ikigage ndagicuruza kirunguka, inyungu nyiguramo inyana ubu ngubu bimaze kwima. Hanyuma rero nyibigage nza kubivamo ncuruza imyenda nyivamo. Umunsi wa none ndi muri aka kazi ni nk'ubucosho ncuruza, mbona tike ijyana umwana ku ishuri,
mbona amafaranga ngura isabune, mbona umwenda wo kwambara ndetse na mituweli ndayirihirira. Nari ifite inzu yubatse pe, maze kubakwa umuyaga uraza amategura yose ashiraho neza. Ubwo gihe ikintu nakoze niki, nahise nkorera amafaranga muri viyo, ndagenda ngura amategura ndaza nsakaza yanzu. Ubwo maze kuyisakara nshaka n'abafundi barayisana bararangiza, niguramo n'ihene 3. Iyo yangiriye akamaro kanini cyane rwose, n'ubu ndacyayishimira 100%. Nukuri bimeze neza, kubera ko twari duhangayitse tudafite ahantu tuba, none ubu ngubu turatekanye kuba tutarara ku gasozi, twarabonye aho tuba nyine. Bayeho neza rwose, kubera ko nabonye inzu yo kubamo, nabonaga ntabayeho neza nyine, kuko nabonaga ntari mu nzu nk'iy'abandi. Rero ubu ndishimye rwose. Yanyongereye umusaruro kuko sinagiraga ifumbire, none nabonye ifumbire. Ikindi cya kabiri, nanywaga amata nyaguze, ariko ubu ndanywa amata nkamishije mu rugo iwanjye nta kibazo. Mu bukungu kandi umuntu yabura kwishima ikintu kimaze gutera imbere cyo kwizigama. Mu karere twiyubakiye imirenge sako 8, ubu imirenge 10 ku 10 bose bafite imirenge sako ifite inyubako zabo. Twabashije guteza imbere kwizigama, abaturage barenga 13,000 babashije kujya mu murenge sako bakaba bazigama, bakaguza bakagurizwa. Ni ibintu byiza cyane, ntawabura kuvuga kurengera ibidukikije. Ubutaka twakoze hegitari hafi 1,000, turimo turubaka urugomero, twabashije kubaka ubuhunikiro bwa kijyambere, twabashije kubaka amasoko 3. Numva yuko ni ibikorwa binini, ni imihigo minini, mu gihe abandi bashobora guhiga inyigo n'ibiki, twe twahisemo guhiga ibikorwa bizana impinduka ku baturage. Mu mibereho myiza twageze kuri byinshi, ariko ikintu nishimira ubu nuko twebwe nk'akarere twiyubakiye centre de santé 2. Twebwe twaraziyubakiye, zararangiye. Ubu ngubu uyu mwaka turahiga yuko zizaba zikora neza, harimo ibikoresho bya kijyambere. Tugiye kujya twivuriza hafi, umuntu yarwaraga wenda akagira ubute bwo kujya kure, ariko ubu ngubu tuzajya twivuriza hafi, umuntu azajya afatwa ahitaza. Ivuriro rero rigiye gutuma impfu zigabanuka, kubera yuko umuntu wese hari igihe yaremberaga mu rugo akabura ubushobozi bumugeza kure, ariko noneho ivuriro tugeze hafi turishimye, kuko umuntu wese azajya aza hano kwa muganga adaturutse kure. Iri vuriro rituzaniye ibintu bikomeye, bitewe n'uko kenshi cyane byatumaga kuba kure y'ivuriro bituma n'abantu batitabira mituweli, ariko ubu twarayitabiriye 100% bitewe n'uko ivuriro ritwegereye, kugira ngo bitume nta muntu uzongera guhera mu giturage ativuje. Twubakiye ibyumba 86. Nakwibutsa yuko mu byumba 86 twubatse, ubundi twari twagenewe kubaka ibyumba 52, turenzaho ibyumba 34 byo gusazura ibyumba by'amashuri ya primaire bishaje. Muri gahunda yo kubaka uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 twubatse ibyo byumba, twiyubakira amacumbi 10 y'abarimu aruzura, twiyubakira ubwiherero bwiza bufasha abana mu isuku. Ni igikorwa gikomeye. Icumbi rya mwarimu biratwara bishimye cyane, kuko abarimu baba hafi y'amashuri bakabona uko bafasha abana bacu, kandi bigatuma nabo bagira imibereho myiza. Tukajya tugira ikibazo mena n'ugasanga nk'umuntu arataha kure, wamara nko kwigisha ugataha yenda utanka muri kilometero nk'eshatu, tugasanga igiranye y'umunaniro, wagirekaho n'akazi kandi yenda umuntu aba akora mu buzima busanzwe, ugasanga umuntu aje ku kazi akerewe bitewe yenda n'uwo munaniro aba yagize. Ariko kuba icumbi ryacu rigiye kutwegerezwa bizadufasha mbere na mbere kunguka nk'icyo nakita nk'igihe. Twatangiye gahunda kandi yo kubaka amashuri y'incuke. Uyu mwaka twubatse 1, utaha tuzubaka 2. Twabashije abaturage bacu barenga 80% bari mu bwisungane mu kwivuza. Intego yari 100%, ariko bitewe n'imbogamizi zitandukanye ntabwo byakunze. Tukaba tubona rero mu mibereho myiza naho harakozwe ikintu gikomeye cyane, no kugumiza gufasha abatishoboye muri VUP mu mishinga itandukanye. Ibikorwa ni byinshi.
mu miyoborere myiza turashima cyane, turanishimira yuko ubu mu karere ka Nyanza mu gihugu hose nitwe twabashije kwiyubakira ibiro by'utugari. Birarangira ubu buri tugari twose, buri kagari kacu gakorera mu biro biyubakiye. Uyu mwaka rero twateye intambwe noneho yo kubaka biro z'imidugudu, ibiro 80 by'imidugudu bisanga ibiro 11 twari twubatse umwaka ushize. Uyu mwaka tukaba tuzubaka ibindi 50. Murumva yuko turimo dufasha inzego zacu gukorera ahantu heza kandi hasobanutse. Ikindi ni uko ubu ikoranabuhanga rirakataje, dukoresha e-filing mu kubika amadosiye. Icyumba cyacu giya teleconference, uburyo tuzatangira gukurikirana inama n'ibindi bikorwa mu ikoranabuhanga nabyo twamaze kugitunganya. Dutegereje ibikoresho. Gukemura ibibazo by'abaturage ni ikintu gikomeye cyane. Ibibazo byose byageze ku karere no mu ntego z'abaturage twabashije kubikemura ku kigero gishimishije, hejuru ya 90%. Inama za PFM mu rwego rwo gucunga umutungo wa leta neza. Iyo urebye muri rusange imihigo y'uyu mwaka twayejeje ku kigero gishimishije, kandi icyiza kirimo nuko ari imihigo minini, ari imihigo iremereye. Iyo tugereranyije n'imihigo y'imyaka yashize dusanga ubu ngubu aribwo twateruye imihigo koko, uvuga uti imihigo irafatika, irasobanutse. N'ikindi gihe abantu twarahigaga, ariko uyu mwaka hiyongereyeho akarusho yuko twashyize imbaraga cyane mu bikorwa remezo, twashyize imbaraga cyane mu bikorwa bifatika bifasha abaturage guhindura imibereho myiza yabo. Twabanza gushimira leta y'igihugu cyacu, mbere ko tuvuga imbogamizi yaduhaye ubushobozi, yaratwubatse yaba mu mitekerereze no mu mikorere, itwubaka itwegereza ubushobozi dushobora kwisanzuramo mu gufata ibyemezo bishyira mu bikorwa iyo mihigo. Turashimira cyane kandi intara yatubaye hafi mu gukurikirana ibikorwa, mu gukurikirana imihigo. Turashima abakozi b'akarere n'abayobozi batandukanye ku nzego zitandukanye, nibo bashinzwe gushyira imihigo mu bikorwa, ndetse n'abaturage by'umwihariko, kuko iyi mihigo ni y'abaturage. Iyo uhize ngo nzahiga hegitari 8,000 by'imyumbati, ntabwo ari wowe ufata isuka, ni abaturage babikora. Turashima rero abaturage batwumviye. Ibyo bikaba byarakuyeho n'imbogamizi nyinshi twari buhure nazo. Ngira ngo muzi ko twageze hagati hakaza ibibazo by'amafaranga n'ingengo y'imari yagiye igira ibibazo bitandukanye, imbogamizi z'ibihe, ikirere kitagenze neza. Ngira ngo nko mu bigori twagomba kuba twarayesheje umuhigo 100%, ariko izuba murabizi mu karere ka Nyanza turi mu tumwe mu turere ngira ngo kwesa umuhigo w'ubuhinzi ugendagenda za saison biratugora, kuko ibihe birahindagurika mu buryo bwihariye ugereranyije n'ahandi mu gihugu, cy'umwihariko mu bice by'amayaga. Imbogamizi zindi zabayeho kandi ni birebana hamwe na hamwe ba rwiyemezamirimo bagiye badutenguha, kuko buri imbogamizi ziberaho kugusigira isomo ry'icyo agakikwiye gukemura ubutaha. Nkumva rero ahanini dufatanyije n'abaturage n'izindi nzego z'ubuyobozi twaragiye twirwanaho nk'intore tukishakira ibisubizo, bityo imihigo ikabasha kugeraho ku kigero gishimishije. Ibaza rero yuko ibyo byose twabibonyemo ibisubizo.